Raho neza, amazina yanjye ni Abayo Yvette Sandrine. Umwaka mushya muhire w'2026. Mfite amakuru meza cyane. Anga kuri TikTok nibwo bwa mbere mpaje nkanjye ku giti cyanjye. Ushobora kuba arahuye n'abantu banyitirira bitwaye amazina bakuru utuntu twanjye bakadukatinga bakatuzanaho, ariko by'ukuri abo bantu ntabwo ari njyewe. Ino ni Brian na Tesi bari ku mwanya wa gatanu. Uru ni urugo rw'abakobwa batanu, abanyarwandakazi batanu bafite utubecano zikomeye kurenza abandi bose mu Rwanda. Mumeze mutesi cyangwa muraho? Wambwiye mani oyabwira bro yani kuri TikTok ni sincha kuri Ubundi mwese murabizi kera mu myaka yashize cyangwa se mu binyejana byashize na mwari cyangwa se na mukobwa na mukenyezi wakoraga ikosa ryo gufungura agatungo kitwa ihene. Ikindi cya kabiri ngo na mwari cyangwa se na munyarwandakazi wambaraga ipantaro ngo abe yajya mu bandi cyangwa se abe yajya mu muhanda. Ikindi cya kabiri gitangaje cyane ngo na muziranenge ngo wakoraga imirimo ngo abagabo bakora. Ese nawe nkakubaza wowe urumva ari ihe mpamvu abagabo bavugaga ngo abadamu cyangwa se abagore ngo ntabwo wemere kurya inyama z'ihene? Ese ni ukubira iki abenshi bayivugaga bagiraga bati nta mugore nta mukenyezi wemerewe kwambara ipantaro? Ngiye ibyo byose impamvu mbitekereza bafataga abagore cyangwa se abadamu nk'abantu badashoboye. Akandi kantu kanangazaga cyane kera ngo buriya ngo abakobwa ngo babaga ari abantu bibereye mu bikari ngo nyine batajya bava mu rugo, ugasanga nyine ni ba mutima w'urugo, icyo bashinzwe ari ukora amasoko gusa. Nanjye nkibaza nise aho ngaho ngo bamwe na bamwe nabwo twibagiwe agaciro k'umugore. Ngiye niyo mpamvu nekereza yuko abagabo bamwe na bamwe nyine usanga basigaye birengagiza agaciro k'umudamu cyangwa se agaciro k'umwari, agaciro ko twita umuziranenge. Nyamuneka bura umugore niwe muntu wa mbere ukomeye. Umugore niba uzi neza ko uri umugore cyangwa se ukaba uri umukobwa ukaba uteze amatwi ino video, icyo gusaba nta kindi, niba nyine wumva yuko abagore muri abantu bashoboye murenze uko mubitekereza, ndakwinginze uze gucasa muri komenti wikomere amashyi. Niba uri umugabo kandi witangira kugira ishyari, nawe niba ufite umugore cyangwa se uteganya no kuzamutunga ukamwitaho ukamutetesha, ucase muri komenti umukomera amashyi. Niba wumva nta mutima mubi, niba kandi ufite n'umutima mubi cyangwa se ufite n'ijinyori ku mutima, ucase muri komenti basi ayo mashyi uyakomere mama wakubyaye, waba umufite cyangwa se waba utamufite. Apfa kubera gutwise amezi 9 akaguheka akagukuza akaguye akagukora bimwe bya bintu byose wowe utekereza yuko utakorera umwana cyangwa se utakora, ariko we yarabikoze arakurera aragutunga arakonsa amezi 9 yose. Ese uri kumva wafata umwana akamushyira mu nda yawe wamutwita amezi 9 wowe? Ndabizi neza ubu ngubu watangiye kwijujuta cyangwa se watangiye kwitonganya ngo iva noneho uyu munsi yaturambiye cyangwa se kubera icyo nyine yatinze gutangira ikiganiro. Niba ushaka utuganiro dutoya, inama nakugira jya wigira kuri TikTok, kubera yuko hano ni kuri YouTube naho abasirimu naho abantu basobanutse bazi icyo bashaka. Niba nawe usobanutse rwose ndagushimiye, ariko niba watangiye kwijujuta umenye neza yuko udasobanutse, uri gukora akantu kadaciye mu mucyo cyangwa se katari fresh cyane. Reka dore ku mwanya wacu wa gatanu w'abanyarwandakazi abakobwa bafite utubecano zikomeye kurenza abandi bose mu Rwanda. Ku mwanya wa gatanu nkuko nabikubwiye ntagushyiriye abakobwa bagera kuri 2 bakorana ikiganiro, uwitwa Tesi ndetse n'uwitwa DJ Brian. Abangaba bakurikirwa n'abasaga 150 bafite abasubscribe 150. No ku mwanya wa 4 w'abanyarwandakazi abakobwa abaziranenge abakorana bushake bakurikirwa ndetse kandi bakunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Nagushyiriye umukobwa witonda cyane dufatanyije n'abaturanyi b'abarundi, uwo na wundi yitwa Mimi Mireille. Uyu mukobwa ikintu abantu benshi bamuziho ni ukuri akunda Imana ndetse kandi yubaha Imana, kandi ari mu bakobwa bakomeza kugenda bagaragaza yuko nyine Imana yabakuye kuri cyangwa se nta hantu Imana itabikura, yabigizemo uruhare igihe uyizera ndetse kandi ukayubaha ndetse kandi ukayubahisha. Ikindi cya kabiri Mimi Mireille yakomeje kugenda avuga yuko buriya umuntu yakuvuma yakwanga, igihe cyose Imana igushaka ikintu runaka byanga bikunda kirasuza cyangwa se kigomba kugerwaho. Rero Mimi Mireille akurikiranwa n'abasaga 151. Uko nabikubwiye uyu mukobwa Mimi tumufatanyije n'abaturanyi bacu b'abarundi babyange babyemere. Mimi mu Rwanda arakunzwe kurenza no mu Burundi ahari. Niba nawe uri umuntu ukaba mukunda uze kwandika hasi muri comment tuti Iva rwose nanjye ndi mu gihugu cy'u Burundi, Mimi Mireille ndamukunda ndetse kandi yanyigishije isomo rikomeye cyane. Ku mwanya wa gatatu w'abanyarwandakazi abakenyezi abakobwa abakorana bushake bafite utubecano zikomeye kurenza abandi bose mu Rwanda. Uyu nguyu yinjiza amafaranga menshi kurenza uko ubitekereza. Ubundi abenshi bakomeza kugenda bagaragaza yuko uyu mukobwa rwose ari mu bakobwa binjiza amafaranga
amafaranga atari make. Ni umukobwa witwa Nyambo Jessica. Nyambo Jessica ubyangu byemereye ari mu bakobwa binjiza amafaranga menshi kuri YouTube channel. Niko kuri nguhereje cyangwa si niko kuri nguhayi. Niba utabyemera uzambwira ngo utegure ikiganiro cyo kwaniriza YouTube channel yiwe mwereke amafaranga yinjiza ubundi uzambwira. Mbere yuko dukomereza ku mukobwa wa kabiri winjiza amafaranga menshi cyangwa se ukurikiranwa cyane kurenza abandi bose mu Rwanda, reka mbanze ngo sabe akantu gato cyane. Wowe kabyara we wamfura we, niba uri kureba ino video ukumva ko nta mutima mubi ugira, kandi reka kuri ino video icya kabiri kandi subscribe ubundi uze gucasa mu comment wandikemo umukobwa uwukorera show uwukora umunsi kurenza abandi bose muri bano ndi kukubwira. Umukobwa wa kabiri ukurikiranwa cyane ufite YouTube channel irenze mu Rwanda turasanga uwitwa Claudette Nsengimana inama y'umunsi. Nyamuneka uyu nguyu akurikirwa n'abasaga 460. Ni abantu batari bake, birumvikana yuko nyine mu make uko akundwa cyane niko yinjiza n'amafaranga menshi cyangwa si niko abona agatungo. Ndabizi utangiye kubutse Iva, ubundi ku mwanya wa mbere turasanga uwe mukobwa cyangwa se niwe mukobwa ukurikiranwa cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Ngiye kubanza ngubwire abandi bakobwa bagera kuri babiri tutakirengagiza kubera yuko nabo nyine nakoze analyze nsanga barakunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda. Nsanga umukobwa mwiza w'umunyarwenya ugira stories zidasanzwe kubera yuko ikiganiro cyiwe wacyumvishi nabwo wagikuraho amatwi cyangwa se nabwo wagikuraho amaso. Uwo na wundi yitwa Inkindi Aisha cyangwa se umwite Mr Irene. Inkindi Aisha akurikirwa n'abasaga 150, anganya ubwenge n'uwitwa Tesi ndetse na DJ Brian. Undi mukobwa tutakirengagiza ukurikiranwa cyane ufite YouTube channel ushobora kuba yinjiza amafaranga menshi cyangwa se akunzwe n'abatari bake turasanga umukobwa witwa Muyango Claudine. Ese uyu ni umukobwa cyangwa n'umufemeri? Ndumva ubwo ngubwo ari umufemeri cyangwa si ubwo sinzi ukuntu abantu bajya babivuga, ariko nyine umukobwa yagize kubana n'umugabo akaba afite umwana bamwita gute? Ese n'umufemeri cyangwa ntabwo ari umufemeri? Ubwo muraza kumbwira muciye hasi muri comment. Muyango Claudine rero nawe rwose ari mu banyarwandakazi abakenyezi abakona bushaki bagize gutya bubaka YouTube channel ikundwa n'abatari bake cyane. Rero ko mubwira umukobwa wa mbere si muri bano bakobwa bose bano banyarwandakazi bose nuhe ukunda kumva cyane ku munsi ku buryo uvuga uti rwose iyo naguze mega uyu nguyu niwe uzimaraho cyangwa si ibiganiro by'iwe mbidownloadinga buri munsi. Ku mwanya wa mbere w'abakobwa bafite YouTube channel ikurikiranwa cyane kurenza abandi bose mu Rwanda, uwo na wundi yitwa Abayo Yvette Sandrine. Meze mutesi cyangwa muraho wambwiye man oyambwira bro uyu mukobwa akurikirwa n'abasaga 743. Uzambwire undi hasi muri comment ukurikirwa nyine n'abantu bangana gutya. Ubwo niba umuzi uze kundabura cyangwa se uze kunshira ku mayangi. Nakubwiye abakobwa nabwo nakubwiye abagore bafite abagabo. Iyo umugore afite umugabo nabwo aba afite umutungo wiwe, bivuze ngo abafite abakunda umugabo wiwe n'abakunda umugore. Ubwo bivuze ngo uwo nguwe nyine nabwo abakunzwe cyangwa se nabwo abakunzwe wenyine. Video none ngiye gusubiza umuntu ugeze kumbaza ati se Iva nubuhe buryo ukora mwe zino video cyangwa se ubigenza gute kugira ngo nyine ukore video zimeze gutya ndetse kandi nyine zitunganyije neza gutya. Ngiye kubagira inama y'ikintu wakora kugira ngo ukore video nk'izi zanjye nyine niba ubyifuza cyangwa se niba wumva nyine ujye ubitekerezaho. Ikintu cya mbere uzakora ni ugushaka icyo twita materiel. Numara kubona materiel uzagira igitekerezo cyo kuba umucontent creator. Icya mbere uzashake telefone, sinzi byaba Tecno ye uko yabimeze kose, upfa kuba ifite ya gigabyte 128. Ikindi cya kabiri ikagira RAM y'8. Impamvu ngugiriye iyo nama no kubera ko nyine iyo ushaka gukora video nk'izi ngizi ushaka telefone nyine ifite RAM yihuta. Ikindi cya kabiri ikaba ifite ububiko buhagije, kandi rwose ushobora kugura telefone nk'iyo ngiyo ku mafaranga 120 cyangwa se na 98 wayibona bitewe n'ahantu uyiguriye. Icya kabiri tangira wige video editing. Ese nize application zorohereza umucontent creator ugitangira mu kweditinga video cyangwa se mu gutunganya video. Icya kabiri banza wige gukora fimbanoyiri. Akantu bita fimbanoyiri bivuze ngo video editing itandukanye na fimbanoyiri. Fimbanoyiri ni karaga foto ubona nyine kagukura imbere cyangwa se kari ubona nyine kaba kariho abantu benshi bibyamamara. Bivuze ngo ako gafoto ugomba kwiga kugakora iyo cyose nyine ushaka gukora video nk'izi zanjye. Icya gatatu ugomba gukora ni ukwicara ukandika ikiganiro uri buze kuba wakora, apana nyine gukora ikiganiro nk'umuntu udatekereza, kubera yuko wakoze ikiganiro utacyanditse rimwe na rimwe wibagirwa ibyo wari ugiye kuvuga cyangwa se ugasanga utangiye kuvangavanga ibintu.
bivuze ngo ugomba kubanza kwiga video editing, icya kabiri ugashaka telefone nziza, icya gatatu ukabanza kwiga gukora fimbanoyiri, icya kane warangiza ukajya wandika ikiganiro, icya gatanu uzajya ukora umunsi ku munsi. Gerageza ujye ukora ibiganiro ubona yuko byakunzwe cyane, nubwo wagira views 100 iyo ukoze ikiganiro cyakunzwe cyane nyine abandi bagiye bakora byanga byakunda, ubwo bivuze yuko wari bugire nka views 2 cyangwa se akandi tekinike wakoresha keza cyane. Ushobora kubanza ukubaka platform zawe mbere yo kutangira gukora ibiganiro. Ikindi cya kabiri ukareba ikintu ushoboye, ese ushoboye documentaire, ese ushoboye kwigisha abantu, ese ushoboye iki nyine ku ruhande rwawe. Reba ikintu ushoboye nibwo bizakorohera. Icya kabiri banza ufungure TikTok yonyine gusa, ubanza uyifungure, nimara kugira byibura aba followers 5000 ubone wajya gukora YouTube channel kugira ngo nyine TikTok yawe igufashe guhita izamura YouTube channel yawe mu buryo bworoshye ndetse kandi bwihuse cyane. Niba wifuza gukora YouTube channel nyine ushaka gukora YouTube channel ukayitangira, ushobora kunyandikira kuri WhatsApp, nakugira inama cyangwa se nyine nkabana na gusapotinga ngufasha ugafungura agacano rwose niba wumva yuko wifitemo talent ndetse kandi ushoboye. Ariko niba udashoboye ntuzanyandikire kubera yuko bino bintu biravuna, bisaba guhasoringa, bisaba kuvunika kandi rwose nta n'igiceri cy'10 winjiza. Abo bari abakobwa batanu ndi kukubwira bafite YouTube channel zikunzwe cyane kurenza abandi bose mu Rwanda, binjiza amafaranga menshi. Ku mwanya wa gatanu wagushyira uwitwa DJ Brian ndetse na Tesi, no ku mwanya wa kane ni Mimi Mire dufatanyije n'abarundi. Ku mwanya wa gatatu tunagushyira uwitwa Nyambo Jessica, nyine nawe mukobwa winjiza amafaranga menshi kurenza abandi bose mu Rwanda. Ku mwanya wa kabiri nagushyira uwitwa Korodete Nsengimana inama y'umunsi, akurikirwa n'abasaga 460. Ku mwanya wa mbere ubahetse bose mu bakobwa bo mu Rwanda nagushyire uwitwa Abayo Yvette Sandrina, ariko nobwiye ko tutakirengagiza Tracy, uwitwa Tracy ndetse n'uwitwa Mayango Claudine ndetse n'inyindi Aisha. Tracy ngewe ntago muzi, ariko nyine njya nkunda nyine kureba filimi ziwe nyine nitambukira gutyo, ariko nyine mu buzima busanzwe ntabwo nzi ngo ni umuntu umeze gute cyangwa se abayeho gute, kuko ibyo ngibyo nta nubwo bindeba. Donc ndo worebye ino video kuva itangiye kugira anga igeze, ngewe uri kuyikugezaho nk'ibisanzwe, ugira umutima mwiza, umwana nyine ugira umutima wo gufasha buri muntu wese ushaka kubana nawe. Uwo nta wundi yitwa Eva, nawe YouTube channel yacu ikitwa Eva Talk Empire. Imana ikure ndetse kandi ikureba ni cyoroshye, ni ukuri kw'Imana ndagukunda ndetse kandi nta kintu na kimwe kibi nkwifuriza usibye guhirwa n'ubuzima ndetse kandi igakubaho every day in order to achieve your goals.